Ese noneho guys muratekereza biribuze kuba byagenda bite ko Lewis abajije Tricia ikibazo gikomeye aramubaza ati nk'ubu ngubu Alice aramutse abonetse maze nkamusaba ko yambera umugore maze akabyemera wabyifatamo ute? Tricia hano rwose yarabuze icyo asubiza ariko aravuga ati rwose Lewis wambwiye ko urukundo rudahatwa ubwizana, aravuga ati nk'uko rwose wakunze Alice, urukundo rwose wamukunze ntago waruhase rwarizanye, ndetse na Alice niba gukunda ubwo nawe rwarizanye, gusa icyo ngicyo nicyo nkwigiraho, urukundo rwose rurizana ntago ruhatwa. Ati nta n'ikindi nabikoraho biramutse bibaye, ubwo nyine byaba ariko nyine nagerageza nkabyakira, usibye ko ntahita mbyakira ako kanya, atariko nyine ubwo urukundo rudahatwa, kandi nawe ukaba warakunze Alice, urukundo ndetse utaruhase rukaba rwarizanye, ubwo nyine nta kindi narenzaho, nabareka ubwo bikaba uko bibaye. Ahise avuga ati ariko njyewe uko byagenda kose n'ubundi ndagukunda, nk'uko wari warabimbwiye ko urukundo atari ikintu rwose umuntu ahata rwizana, nanjye niko nkukunda, urukundo nkukunda ntago ari urw'agahato rwarizanye, ndetse n'iyo mbishobora kuba nakwikuramo bitewe n'ibyo ndi kugenda ndacamo uyu munsi muri iyi minsi, bitewe nawe mba narakwikuyemo kera, ariko byarananiye uko wabivugaga ko urukundo ari ikintu kizana umuntu aba ataruhase, wavuga ukuri, ndetse nanjye nibyo byambayeho. Ese guys muratekereza koko ibi bintu Tricia yaba abyemeye koko bya nyabyo, ko abwiye Lewis ati biramutse bibaye nabyakira uko bimeze, nta n'ikindi kintu nabikoraho usibye ko kubyakira ntapfa kubyakira ariko nagerageza? Ese koko ibi bintu biramutse bibaye muratekereza Tricia yabishobora, agashobora kwihangana ko tuzi ko akunda Lewis ibyo gupfa, ndetse murabyiboneye ko ari kugenda amuha keya, mubonye ukuntu Lewis yaravuye ku kazi maze Tricia akamwakira akamuhobera, ndetse akanamukuramo n'inkweto akamuzanira izifunguye zo kuba yaruhukiramo. Murabona ko Tricia asigaye rwose ashaka kuba yakorera yahakeya Lewis kubera ko amukunda. Murabyibuka neza ko Nana yabimubwiye ati urushaho kugenda umuhakeya, ujye umuzanira icyo kunywa, umukuremo inkweto, mbese umukorere byose. Ese ko Lewis amusabye akamubwira ati Alice aramutse agarutse nkamushaka nkamubona maze nkamusaba ko tubana, nawe akabyemera, wabigenza ute? Murabyiyumviye neza ibyo asubije, ndetse anaramusabye ati wazagenda ukabimbwirira ba mama ukababwira ko rwose ubu ngubu tutakiri kumwe ndetse tutazakundana, ukabambwirira ko ibyo ngibyo utakibirimo, kuko nawe wabyiboneye neza ko urukundo rudahatwa, nkunda Alice, ntashobora kuba nakwishyiramo ngo bibe byakunda. Ese uyu mukobwa Tricia yari buze kuba yabyinjizamo mama Lewis ndetse na Nana, abe yabibabwira, ababwire ko ubu ngubu atagitegereje Lewis, ubu ngubu rwose agiye guhita amuvaho akamureka agakundana na Alice. Ese ibi bintu yari buze kuba yabishobora, ko tuzi ko bitari buze kuba byamushobokera dore ko akunda Lewis byo gupfa? Ese biri buze kuba byagenda bitereka? Mushimire wowe twakomeje kubana muri kiganiro, nkomeza kukwibutsa gukanda subscribe wowe utari wayikanda, kugira ngo dukomeze kugenda tubana muri biganiro 5 kuri 5 twiganirira kuri filime yacu The Homeless Girl, urunubuga rw'abakunzi b'iyi filime. Ndabasaba kugira ngo mubane natwe mudusangiza ibitekerezo byanyu, mutubwira uko ibintu murimo kubibona. Naho ubutaha, ciao ciao.